ntacyo mfite mvuga abana banjye ntacyo nshoboye nukuri ntacyo nshoboye ntacyo navuga ntabona Rwema hano niwe wari ubuzima mwese nimubizi mubona gute ko giyewe mama Rwema nabyara umwicanyi mu nda yanjye ahungu niba afite ikihe kibazo abaye kandi Cyusa yanzengereje ngashaka miliyoni 5 nawe namuhaye sinzi icyo yakoresheje Shirimba mubwire nuko mba nanga kuvuga sometimes hari igihe abantu baba batekereza ko abagore turi babi ariko mba nanze kwivanga mu bya famiye yawe ariko nawe ararengera pe arakabya cyane nawe nkorera ibyo mba gusaba abantu nazo ibyo n'ibyo bintu bari kumbwira yagusha bitajya SMS zirudaca guhamagara by'urudaca amabara nijoro byamanye n'umugore wanjye ubundi amafaranga unyaka warayangujije ako girero icyo nsetsa urabona uryamye muri kiriya kizu kingana gutya twe turyamye mu karuri nakureka subeho neza gutyo haya igomba kumeneramo nimba ari byo ugomba kumukabima nyine ye nkamenya ko ndi kuryo nyirago nzamera nk'iki gibondo kiba kirimo hano ntazi ibyo kirimo hape kabisa ariko Cyusa uzi ko ku myaka yawe ngene imaze gushaka umugore bro maze kugira umwana bisumva nzabaho ubuzima nk'ubwawe ngewe naguhaye amafaranga ya mbere uyapfusha ubusa uyakaya kabiri no gushaka miliyoni 5 nta mafaranga apfa ubusa nyine giye umpaye amafaranga njyana muri staff zanjye zikanyinjiriza sibyo uraba mu kizu kimeze ko urugenda mu modoka nta kibazo ufite twe turi hano uzagahoma ka buri munsi ariko we ntabyo uza ariko uza amafaranga maze kuguye hawe undi muntu wo hanze icyo yawe maze kugeraho nutabikorera ngiye urabikorera ushaka kuzabikorera Nyagasozi ngendi bro wawe no muvandimwe wawe nanyeneye kuzajya mbona ndi gutemberana n'abana bameze neza nk'uyu abana bameze neza ngo amafaranga ukajya usubira mu nkumi wejyana hehe muri staff zanjye ko grand frère zikana bari kunzetsa ariko we nimba umuntu agusajya amafaranga winazo yaza ariko ubundi ubona amafaranga utazamuza yarane urahereza uramugura utaza aho yavuye yo Belyse amafaranga kuri njye ntabwo ari ikibazo amereza nyine mfite umugore nkagira umwana nkagira urugo ngomba kwitaho ikindi kandi amafaranga ubona niba uyagera mu bakobwa cyangwa mu bagore umenye ko iyo yambutse igikombe igaruka urwego icurane uwo mubiri ubona uzamunga umunsi umwe iyo myaka ni iya kera baca imigani ngewe imigani nta kintu nkwaye nimba nkwatse rani ibisaka ariko ari miliyoni 100 ibisaka ari zingahe urajya mfite wayamaye bigutwaye iki aguha amahoro yawe wigeze ubona nza kubwira ngo ncumbikira ndari wawe nzemera ndari muri kano kazu ariko nawe umereza amafaranga hari ikindi se amafaranga maze kuguha ubundi wemerewe kurara aha ngaha yemerewe kurara yambura umuntu wawe kwiga wararangije niyiga n'imyaka ye ushobora gutekereza ngo umuntu n'umugabo muzima reka yige n'imyaka ye uvuga ngo ufite mukuru wawe ufite amafaranga so mukuru wanjye afite amafaranga ayo guha amafaranga uyakoresha iki ese urabona ndimo murabona ibibazo byanyu nzakomeza kubyikora kugeza ryari bro reka nawe sinzi impamvu ukomeze binge nkeneye kudripinga nkaba mpagaze neza dripping urabona imyaka ugezemo yo kudripinga duse ninabikora muri imyaka nzabikora muri gendera ukabando ape ye nanjye nkubitemo sutis ape kabisa nkeneye kudripinga ibintu bigezeho nkamera nk'abantu bagezweho iyi ni imyaka yanjye ibyo bintu bumbwira ni ibiki nimba mwatse amafaranga yanjye nta kindi uyakoresha dai usohotse sibyo mwanya na tonto wawe yo ubundi staff zanjye uzizana mu mupete wawe kubera ikigo Belyse naratinye kubwa umwana wagera aha ngaha ari wowe singutinya nta n'umuntu ntinya hanjye zose njya wahigejeje urumva kuguha amafaranga nayo guha ariko mbishaka cyangwa ninabishaka nayo nguha kumbwira ngo mfite amamiliyoni ndayafite ariko narakoreye so uricara urarishimye nkuru y'umuntu w'umugabo nta soni ni ibintu kira nabyo bro ariko ubundi uzi umukinnyi wanyu uzi agahinda mba mfite muri njyewe uzi nimba mfite izina ry'Imana tutazaniraburiza ukahita ubibona ubundi mfite icyuma ubundi ngiye kwaka amafaranga uyafite ukanzana ahubwo ububona ukanzana ububona utinyuze ubaza icyuma wowe uramenya ibyo watinye gufasha icyuma wowe urakinu hejuru y'amafaranga yawe umunsi nzagihindukiza uzi impamvu nagira icyo kumarira right now hari umunsi nzagihindukiza we nimba mwatse amafaranga yamereze winjyana mu byinshi ariko kubera kuri murumuna wawe
Imwebwe nsigare. nyine yamereze nyarye nutayamara aribwa ntandari Kura. Va mu bwana. kuva mu bwana ni gute ariko mereza nara ariko nanjye numva uburyo ziryoshye kutari ko mu mafaranga urashaka kuyakoresha iki Kura. Uwo mutwe ukure. Kura amaboko mu mufuka. Stupid. Kura. Zana amafaranga aribwe. Njye ntabwo naje i Kigali gukina maniga. Uriya bro, ibintu byose mwavugaga wowe na Gra nabyumvaga. Se wagiye ugabanya imijinya yawe kwera. Kuna hari igihe rero njya mbona ntazi nimba uba uri gutekereza nimba uba udatekereza sinzi ukuntu uba umeze ariko urabona nshobora kugabanya umujinya umuntu ari kuburara mu ruzo nka ruriya umuntu ni kapo atwara imodoka nta kibazo afite ese uryamye hano wishimye wowe Ariko hari ukuntu mwabiganiraho nta kuntu umuntu aganira n'umukire muganira guhereza amafaranga mereza lale mereza mani nta kindi nubwo ari umukire ariko uriya ni bro ni bro nyine nese undi amafaranga afite na iki saye kudubasa ntawe ushaka ariko hari ukuntu umuntu yasaba yitonze atari ubwo kwitonda ni gute we kwitondera biko numvaga mugiye kurwanira hariya mu nzu wowe uritonda isi irakwitondera inzara izakwitondera buri mu biki ese buriyo mu ako reba socks umuntu aba yambaye je ngire ko umuntu adahishaho umuntu rwana se akahita afunga n'imipaka yose nazo ko gufunga imipaka suku kubeshya ntazahora n'uriya mushoferi atwayira imodoka mbye ati vamo direct mu cyamunara ba mu modeza ba motor wasa ako njumva tote ye ntabwo iyo mikino giye nyigira ushatse bagabanya imijinya nta mijinya ariko nawe rero ubuntu bwawe buba bugenda bukomeza gukura ngiye nta mijinya nta yindi nimba mwatsa amafaranga mereza amafaranga nta mafaranga afite se nese ko agiye atayaguhaye buriya mwihore hari igihe tuzahuraga kuba iyo ari kumwe n'umunsi tuzahura ahita yakuba ahubwo hari igihe n'ubutata yaduha ariko rwose hari igihe byarangira ataduhaye n'igiceri ariko rwose buriya mwarimu wari ukwiye kumuganiriza kereka ni brore gato umva kuntu bimeze kereka niba atari njye ukiri ku isi ariko nimba nyihari petit frere wallahi njye reka ngomba gupesa kandi igihe cyose nyashakiye nambwire ngo umugore ari mu bitaro ngo umwana yarwaye ngo imodoka ngo iki na ngo iki wapi lale ndazishaka igihe nzishakiye kandi nzibone sugari kuza mbwira ibiki nyine urazishaka ariko bitware neza ubitware mu buryo bwiza igihe gishize we reba igihe gishize umuntu adasohoka wanaye nta keke nzima ntaki umusenzi ari hariya aryamye mu ruzu ari gutwara imodoka ararya neza uko abishatse ariko ubwo uri mu biki ese ugiye binaniye gushwana nawe ko mba ngori peti ese urazwana ngo bikumarire ndi peti ariko nanjye kuburana ntago urashaka gushwana amafaranga ngakumarira iki minerval se ubunani iringa n'ikaramu n'urupapuro bana ngiye ntago nyamvugana na zakavaga ubundi mbamuze nikoza kuguhereza uno mwanya tukanaciye amarushatse batuza batuza ariko ni gute bo we watuza bihari genda comotsa aho kujyana nakwemeza ubu ngubu nta nubwo nyihari simbarizwa mu bahanga urauzaga nyamara muri kuntera amana ngiye n'uruhemo umuntu afite amafaranga ari kurya how is it coming hakuramuzi uramuzi ariko cyangwa uramwumva sinsohote sawa nyine ushatse wakoroha bro uzorohe wenyine man ntari bito Baby. Baby. Ese ko waheze? Wansigiye ikintu cya sinzi uri muri kwandikira ka message. Change. Nise mbwira bimeze bite? Uru wagiye ukura muri salo ho. atabise Ngira sumeze ute? cyameze Cyane.
wowe ko mumbura kure n'umushobora kuza no kundeba sinzi ikintu uri gutera ariko nyine hano nibwo bari sawa n'ubundi kumva naje kuri geto kuki utakaza muri geto cyangwa ubwo niyacu nyine gaciriritse nyine niyo mpamvu reka tuyakire oya nibyo none se niba udashobora kuza kumusura kandi unkumbuye urumva bishatse kuvuga iki ariko ngomba nzi kuri bose mbega ngengenza wowe noze sibyo atari sawa kama amazi birashira we oya nta mpamvu yo kunywa amazi ngo bishire ndahari ngira se sheri njye nifite krize krize ikomeye cyane ikide musetekereza igihe uherukira hari raporo sibyo igihe umaze muri feruje kugeza amagingo yanjye ntabwo turabona ariko sumva atari krize mfite ko birengejeho n'isaha nk'ubu ngubu ndumva nahita mfa nawe wikabye ndamubwira ikintu nyamara ukaza kucyumva ni gutyo umuntu agira urupfu rutunguranye ntabwo nzenguruka wa ngewe muzenguruka mama abure nyina mama abure nyina ni ukuri kw'Imana ntabwo nshobora kubitekereza ndetse mbabara mbwiza ukuri ni iki se nakuzenguruka agiye gushaka iki udafite ni iki naba ngiye gushaka udafite mbwiza ukuri Shafa house ni sawa nyine nayo iri comfortable n'ahantu ugira ukumva uratuje cyane agiye gushaka umukobwa mwiza se afite iki udafite nta na kimwe gusa nyine ibyo ntukajya ubitekereza iteka ryose ujye uhora utekereza yuko ndi umwe mu buzima bwawe nyine wifuza kuba uri kumwe na sibyo ukunda urukundo rutari mangazi ni caguwa nazakuboye za kera ntabwo rwavuga ngo rucike ntirucibuka habe na gato ukunda mu mabara yose ariko aba umweru umukara rasita pinki amabara yose icyo nicyo nyine numva cyakumara nk'impungenge bihuri utekereza ko iteka ryose nyine ni njye nawe ukuri kw'Imana ni njye nawe pe ushaka impuzu urakoze si ko ubitekereza nawe cyangwa hari ukuri kunubiba ushaka niko mbibona gusa ndagukunda nanjye ndagukunda cyane ubu dusubire muri iryo jambo uramwumva ngongeyeho cyane uramwumva cyane cyane maze njyewe hari ikintu nshaka kukubwira ariko nyine mba narabuze aho nagihera ariko nkategereza igihe cya nyacyo cyo kukikubwira sinzi nimba uri bubyakire nk'uko ndi bukubwira ariko nyine ni byiza kubyumva unabizi kuko nimba dukundana twizerana nyine mba ngomba kukumenyesha icyo kintu nyine ukabaho ukizi sibyo amatsiko mabi nicyo nyine ugomba kugira amatsiko ndavuga nyine nyimaranye igihe kinini ibyo kukimbwira menshi urumva ukimira amatsiko pe nyimaranye igihe kinini cyane kukikubwira numva mbishakanye si ukutambaza ngo nyine mbere neza wapfuye ni ukuvuga ngo nyine njye ntabwo ngukunda ariko ndagukunda cyane 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 rero ibintu bigeze shawuri feke usikura rurembo wumvaga ari ibiki nari inzozi umure n'ijye nashigara bimaze merci thank you so much nukuri mba numva iteka ryose nyine twahora turi muri ibi ngibi kwicara mu rugo nkaba ndi kumwe na Gisa ubundi ntacyo bifite bimaze kuba ahantu utari ubwo bimaze iki by'ubu nino nkagira n'uriya mu Babylon umuntu ari hari umuntu agira ikinamwaka nta kintu ashaka kumeza gusa ubu urumva bimaze njye mba numva frère cyumva wabwira grand frère wawe ese njye mbigenza gute sheri wowe ugomba kwitaho ngomba kwita ariko afite amafaranga kandi amafaranga afite nayo kuduha twebwe none se ubwo uri kumva nabigenza gute uburyo yashatsemo amafaranga nibwo ugomba gushakamo amafaranga nibyo ariko nyine kugira ngo ngire kuri ayo mafaranga yanjye ngomba guhera kuri akambere n'ikiraro
sheri oya pe none ugira ngo ugende ugomba gushaka yawe mu mbaraga zawe zanjye ndashaka umunsi umwe rero nzaba namaze gufata amafaranga yanjye nzashake nk'ahantu hari ahantu ujya mu kukirwa cy'intuza cy'ijwi iyo ngiyo ngende nkujyaneyo tube ubuzima bwa babiri mbega tube mu isi nshyashya tube Adamu na Eva noneho bihinduke Cyusa na Bella twenyine turi kuri icyo kirwa twiberaho menya ko wabyutse menya ko wishimye menya icyatumye utishima mbimenya ninjira mu nyanja hasi nkagenda nkakurobera ifi nkayizana ukayirya n'ibisi cyangwa se ukayirya yokeje ni ukuri kw'Imana njye rero ubuzima bwanjye narabuguhaye ntagere ku bwanjye narabuguhaye uzashaka uzabwerekezaho ni ukuri ubu ni ntuzamenye kubwerekezaho nshaka kubwerekeza muri iyi nzira igeranye ntukuri nzi si wamumaye uzi ko umbwiye ubuzima bwanjye narabuguhaye si wamumaye hadasigaye na buke ndashaka ngiye kubwerekeza muri iyi nzira yego yaguye nkabucisha hano mu bugeni ahantu ndi bugere nkasanga nyine nayo indi nzira ihari ndahita mvuga ati nyagasara bimfashe ubundi mbameruka kukumvisha uburyo nyine ndihebe ndashaka kugutwara nkakugeza aho ugera aho hantu nyine udakandagiye hasi ugenda nk'abamarayika cyangwa akanyugunyugu urabyumva ute kamebo Wow.